Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpet TV. Kuri uyu munsi tugiye kureba bimwe na bimwe mu binyoma bigaragara muri za filime z'urukozasoni. Izo filime ubusanzwe zagenewe abantu bakuru, ariko rimwe na rimwe bitewe n'ubwo byorohejwe uburyo umuntu ashobora kuzibona, isi ikomeje gutera imbere ndetse n'abana bakiri bato bafite uburyo bashobora kugera kuri za interinete. Biragoye cyane rero kuba wasobanukirwa cyangwa wamenya neza abazireba cyangwa n'abatazireba, ko by'umwihariko izi filime zagenewe abantu bageze mu myaka y'ubukure, no kuvuga kuva ku myaka 18. Gusa ikibabaje nuko abakiri munsi y'iyo myaka nabo abenshi byagaragajwe ko nabo bajya bazireba. Mu by'ukuri izi filime zinashishikariza cyane cyangwa se zifite n'uburyo zigira ingaruka ku bantu bazireba bakiri mu myaka y'ubuto, ndetse n'abakuru nabo ubwabo zibagiraho ingaruka bitewe n'uko ibigaragara muri izi filime byose ntabwo ari ko kuri. Harimo ibinyoma byinshi, rimwe na rimwe abantu ntabwo babizi cyangwa babibona ko haba harimo ibinyoma. Niyo mpamvu tugiye kugaragaza bimwe mu binyoma biri muri izi filime bishobora gutuma hagira n'ingaruka zibiturukaho kuko umuntu aba adafite ubumenyi buhagije. Ibi twabikuye kuri i.sante.fr. akaba haranagaragaye documentaire yitwa Pornography yagaragaye kuri Canal Plus, igaragaza uburyo abakobwa cyangwa se igitsina gore bakina izi filime za pornography bagenda bahura n'ibibazo, harimo guhohoterwa cyangwa se no kwishyurwa amafaranga makeya cyangwa se gusabwa ibintu birenze ubumuntu. Bamwe mu bakobwa bagaragaye batanga ubuhamya muri iyi documentaire, bamwe bavuze ko ngo muri ibi bihe noneho ibintu byarushijeho kuba bibi, dore ko ngo abantu babaye nk'inyamaswa, bashaka gukora ibintu by'ubusazi. No kuvuga ngo bashaka gukora ibintu bitarimo ubumuntu, birenze ibyo umuntu ashobora gukora. Babategeka gukora ibintu bitoroshye. Uko iminsi igenda iza niko abantu ngo barushaho kuba nk'inyamaswa. Ni ukuvuga ngo abantu bafite aho bahuriye n'izo filime, abakora n'izo nganda za filime z'urukozasoni. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abarenga miliyari 10 basuye aya masite yerekana filime za pornography, kandi iyi mibare n'ubundi iracyiyongera bitewe n'uko izi filime cyangwa se iyi industry iracuruza cyane, harimo amafaranga menshi. Ni ibintu bigaragara ko bidateze no guhagarara. Izi filime za pornography kandi ni ikintu cya mbere gituma urubyiruko rwishora mu busambanyi. Gusa aho ikibazo kiri nuko umupaka uri hagati y'ibigaragara muri izo filime n'ukuri nyako bitagaragazwa byo. Reka tudatinze dutangire tuvuga bimwe mu binyoma cyangwa se mu bitari byo bidafite aho bihuriye n'ubuzima nyabwo tubamo bigaragara muri izi filime za pornography. Twahera wenda nko ku bantu bibwira ko izi filime zibigisha gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ntago ari byo. Ntago pornography ari isomo cyangwa se ahantu heza ho kujya kwigira gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo bishobora gutera n'umugabo gucanganyikirwa cyangwa se kubura uko yifata mu gihe abonanye n'umugore we, agashaka ko bakurikiza ibyo babonye muri izi filime. Ibigaragara muri izi filime ntago ari koko kuri k'ubuzima tubamo, ni ibintu baba bakinnye. Ntabwo rero ari ikintu cyiza wavuga ngo ugiye kugenderaho. Bisaba kubanza gushishoza, ugasobanukirwa neza ibyo ugiye gukora, kuko ibyo ugiye gukora mu buzima busanzwe ntago ari filime. Ikindi kigaragara muri izi filime za pornography ni ingano y'igitsina cy'umugabo. Bari abantu bakina izi filime pornography ni abantu baba baratoranijwe ku bw'iyo mpamvu. Bamwe mu bandika ibitabo bijyanye n'urubyiruko byitwa Make Love, aribo Anna Marlene, Tina Bremer n'abandi, nabo bagarutse cyane kuri iyi ngano igaragara muri izi filime za pornography, ingano y'igitsina cy'umugabo. Batubwira ko twibagirwa ko abakina izi filime ni abantu baba baratoranyijwe
mu bijyanye n'ibitsina ku bantu bafite ibitsina binini, kandi hakaba hasabwa byibura muri ayo majonjora umuntu ufite igitsina gipima santimetero 20, kandi bakatwereka ko byibura umugabo 1% ariwe ushobora kuba afite ingano y'igitsina kingana gutyo. Ntabwo ari abantu bose cyangwa benshi bafite ibitsina bingana gutyo. Muri Europe hagaragaye ko byibuze abagabo muri moyenne benshi bafite ibitsina bya santimetero 14.27 ugereranyije. Rero ibi akaba ari benshi bitera kwiheba b'igitsina gabo iyo barebye ziriya filime bagashaka kugerageza kwigereranya n'abakina ziriya filime. Bibatera agahinda kabije ndetse no kwitakariza icyizere mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina bibwira ko badakwiriye cyangwa se bafite ibidahagije. Ikindi ni uburyo amasohoro cyangwa se intanga z'umugabo ziba ari nyinshi, kenshi bongeraho n'izindi z'inkorano kugira ngo berekane ko ari nyinshi, kandi ingano y'intanga nta hantu ihuriye n'ibyishimo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi ni uburyo igitsina gabo kigaragaza ubushake igihe kirekire, kubera ko iyo bakina filime hari aho bahagarika bakongera bagafata ayandi mashusho. Ni ukuvuga ngo wowe iyo uzireba ugira ngo umwanya bimaze ari wo mwanya igitsina gabo kimaze gifite ubushake, kandi ntago aba ari byo, kuko baba bahagaritse bagafata andi mashusho ariko bakayateranya, ubibona akabona ko ari igihe kimwe kandi aba ari ibihe bigiye bitandukanye. Ikindi kandi ni pozisiyo zigaragara muri ziriya filime cyangwa se uburyo abakina ziriya filime baba bameze. Ziriya pozisiyo ntago ari uko arizo nziza cyangwa se ari uko ariko zo zikwiriye. Izo pozisiyo bakunda kuzita kamasutra. Ni pozisiyo zigoranye zisaba nk'abantu baba barakoze imyitozo ngororamubiri itoroshye cyangwa se ari n'abakrobate. Mu by'ukuri ziriya pozisiyo ikiba kigenderewe ni ukugira ngo ufata amashusho ayafate neza. Bo ikiba kibashishikaje ni ukugira ngo umukameramani abashe gufata amashusho ye neza, yerekane ibyo yashatse kwerekana, bidahuye rero n'ukuri ku buzima busanzwe, kuko abantu bose ntabwo ari abakrobate. Ntabwo ari ngombwa ko ukora ziriya pozisiyo zigoranye bigaragaza ko ziba zigoye ku mubiri w'umuntu kuwubikora ndetse n'ubikorerwa. Ikindi ni uburyo ishusho y'umugore iba yateshejwe agaciro muri ziriya filime. Kimwe mu cyo ugomba kumenya ni uko abagore cyangwa se abakobwa badafite ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina amasaha 24 kuri 24, kandi umugore ntabwo akunda gusuzugurwa cyangwa gufatwa nk'umucakara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kandi ntabwo umugore wese asakuza bikabije igihe yishimye. Ku mugore ntabwo ari ngombwa ko yaryamana n'abagabo barenze umwe cyangwa se n'abakobwa bagenzi be kugira ngo amererwe neza. Oya, ikindi kandi ku bagore kigaragara ni uburyo bambara inkweto ndende nk'aho bagiye mu bukwe cyangwa mu birori mu gihe bari gukina ziriya filime. Ibintu bigaragaza ko umuntu aba adafite ubwisanzure cyangwa se aba afite n'ibimuremereye binamugoye. Ikindi kandi imibonano ni igikorwa cyagenewe abantu babiri, ntabwo cyagenewe abantu barenze babiri. Muri ziriya filime rero hagaragaramo abantu benshi bashobora kuba bari kumwe n'umukobwa umwe cyangwa se n'umugabo umwe. Gusa ibi byose ni ibikomeza kwerekana ko uburyo umugore aba yafashwe muri ziriya filime nk'umucakara se cyangwa nk'igikoresho, ibi bihita byerekana neza uburyo abakobwa bakina izi filime berekana ibyishimo bidahari. Filime za pronography kandi akenshi zigaragaza irari cyangwa se ibyifuzo by'igitsina gabo gusa. Ku mugore ntabwo aba yitaweho, n'amarangamutima ye ntabwo aba yitaweho, ahubwo ubona ari nk'igikoresho cy'umuntu akoresha icyo ashaka.
uburyo bwose bwo kubahana, koroherana, gushimishanya mu rukundo buba bwirengagijwe, kandi burya umutima w'umuntu n'ubwonko bwe nabyo ni ibice by'ingenzi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ndetse kurusha n'imibiri ubwayo. Ikindi kandi ni uburyo abagabo bagaragara muri izi filime baba bafite controle cyangwa se bazi neza igihe ibyishimo byabo biri burangirire, hanyuma bakiyaka bagenzi babo. Mu by'ukuri ntago ibi ari ibintu byoroshye mu buzima busanzwe ko umugabo asobanukirwa neza igihe ibyishimo bye birangirira akabasha kwiyaka mugenzi we. Ariko muri izi filime nta na rimwe bajya barata. Buri gihe bigaragara ko umugabo abikora mu gihe nyacyo, ko azi neza igihe biri bubere, kandi atari ko kuri kubaho cyangwa se koroshye mu buzima busanzwe. Ikindi kandi ni uburyo abagabo mu gihe bashoje ibyishimo byabo, intanga zabo bazisuka ku myanya y'umugore, yaba mu gituza cyangwa se mu kanwa. Ibi byumvikane neza ko umukobwa yakwishimira kurya smoothie nziza cyangwa se milkshake kurusha uko yakwifuza ko ibyo bimujya mu kanwa. Abakobwa bamamariza magazine ya Playboy babita Barnes cyangwa rapine, ngo bivuze utunyamaswa duto twiza. Hari na magazine yitwa Penthouse igereranya abagore bakina izi filime nkaho ari inyamaswa zo mu rugo, zerekana ko umugore ari nk'igikinisho. Rimwe na rimwe nta kindi baba bamugaragazaho usibye umubiri we. Hari na zimwe muri izi filime zitajya zigaragaza amasura y'abantu, zikerekana imyanya ndangabitsina yabo gusa. Ibi ni ibitesha agaciro umugore, bikamwereka nkaho atari umuntu ushobora kugira ibitekerezo cyangwa se amarangamutima. Hari n'inganda z'imodoka zifashisha amashusho y'izi filime mu bucuruzi, aho akenshi usanga bashyira ifoto y'umukobwa wambaye hafi ya ntabyo, bagashyira ishusho ye ku modoka bayamamaza, bavuga bati nugura imodoka urabona n'uyu mukobwa. Uruganda rwa Prono rwo rurarengera rukanagaragaza uburyo umubiri w'umukobwa ushobora kuba nk'igicuruzwa runaka, rukerekana nk'umubiri w'umukobwa runamwamamaza ati dore umubiri umeze neza uri fresh, nkaho ari igicuruzwa ushobora kugura. Ikindi, umugore agaragazwa nkaho ashobora no kuba yafatwa ku ngufu. Hari sene zijya zigaragara muri izi filime ziteye ubwoba n'agahinda, aho bitangira ubona nk'umukobwa arimo arahakana avuga ngo oya, ariko bikagaragazwa ko oya ye yahindutse yego, arwana n'ushaka kumufata. Gusa biza kurangira wa wundi yamufashe, bikagaragazwa ko umukobwa byarangiye anishimiye icyo gikorwa. Muri Prono basanisha nkaho uburyo umugabo barasanyitse cyangwa bigisha uburyo umugabo ashobora kwishimisha kandi ababaza mugenzi we. Ikindi kiba muri izi filime kandi kinababaje, muri izi filime berekana ko imibonano mpuzabitsina n'abana bato yemewe. Nyinshi muri filime za pornography zigaruka cyane ku bakobwa, ku mashusho y'abakobwa bambaye utwenda tw'abana bato, ndetse na benshi baba bambaye imyenda y'ishuri barimo bakinisha n'ibipupe. Aya mashusho agaragaza nk'ubutumwa cyangwa ishusho y'uko ari ibintu bisanzwe kuba wagirana imibonano mpuzabitsina n'umwana muto, kandi berekana mu buryo umwana muto yaba n'igikoresho cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina, ibintu bibabaje cyane. Rero ibibera ku isi ni byinshi, kandi uko isi igenda itera imbere niko n'abantu bagenda bakuza ibitekerezo byabo. Ni uburenganzira bwa buri muntu wese kugira uko yumva imibonano mpuzabitsina igomba kugenda. Gusa icyo twemeranya ni uko umuntu ni umuntu, ntabwo ari inyamaswa. Inganda z'izi filime zunguka amamiliyari y'amafaranga. Kuri bo kwinjiza nibyo by'ingenzi,
ntacyo biba yabwiye ko izi filime zishobora kuba zagira ingaruka kuri sosiyete cyangwa ku bantu. Kuri bo rero bakoresha uko bashoboye bashyizemo n'ibikabyo cyangwa se no kubeshya kugira ngo barusheho kwicururiza, kandi bakora uko bashoboye kose kugira ngo abakiriya babo bakomeze babe imbata z'izi filime. Uruganda rwa Prono rushobora gukora filime 11,000 mu mwaka, ugereranyije na filime zisanzwe zikorerwa i Hollywood ho ushobora gusanga nko mu mwaka bakoze filime 400 gusa. Kandi site zigera ku 70,000 ni izerekana izi filime z'urukozasoni. Izo site kandi zose ziri kuri internet. Byumvikana neza ko bigoranye kuba umuntu yagira hazihungira cyangwa se yazikumira. Mbonereho no kwibutsa abantu bajya gushaka izi filime kuri YouTube ko kuri YouTube ntago haba filime za pornography. Nayo mpamvu rero bavuga ngo ibe ryagaragaye ntiriba rikicisha isuka, kandi cyambere ni amakuru. Ngayo nguko rero ku bijyanye n'izi filime za pornography, izi filime zigaragara ko zirimo ukuri gukeya n'ibinyoma byinshi, gusa ku bw'amahirwe makeya zagiye zigira ingaruka ku bantu bazireba. Bamwe babaye imbata yazo, abandi barasenya, abandi ubuzima bwabo bubapfira ubusa bitewe n'izi filime. Bo icyo baba bagambiriye ni ugucuruza kuri konyine, nta kundi kuri kuba kurimo. Ni nayo mpamvu rero buri muntu wese yakwirinda cyangwa kugira naho ahurira n'izi filime cyangwa se no kuzigirira amatsiko, kuko nta kintu na kimwe kirimo cyubaka, ahubwo ni igisenya gusa. Murakoze rero, kandi ndabibutsa gukora subscribe, gukora share, munarayikinge kugira ngo n'ibindi byose turi kubategurira byiza bitazabacika. Murakoze.